Yewe mugabo urajya he? Ndajya imbere. Ndinda tujyane. Niba urinda naye ndi umugongo. Urava hehe? Ndavaho nakomere. Ntunyumvira. Nese ubundi utuye he? Ntuyahaturwa. Komero karagwira rwose. Nyine mbwira aho utuye, menye umudugudu wawe wenda wasanga duturanye, menye aho turi kujya tujyane tunaziranye. Ntuyahaturwa cyekwe niba we utuye mu gaco k'amabandi cyangwa mu masenga y'impyisi. Cyakoza ndumiwe none aka nakumye. Hakose wa mugabo kugabanyije imitima mibi ukansubiza icyo ndi kukubaza byagutwara wabiki? Ntacyo nifuza kubacyo, icyo ndicyo kiranagije. Ngo ugabanya ibigambo byinshi wagira ngo ni by'abagombozi kavuna umuheto. Niso no mu mashyamba yose abaho urabona umuheto wanjye uvunitse nawe cyane cyo kwitwaza. Cyo koza wa mugabo nubwo ntakuzi ndagukunze cyane wanze kunyibwira uzi gusubiza rwose nkuhaye inka ngiye kuko ndi umworozi. Urabutagira n'imbeba cyangwa ihene ngumaye. Ese ubundi ko numva uri kumvuga nkaho nzi wagira ngo waranyibyare ndumva ndusha nabo duturanye bose. Ubundi uri muntu ki kunzi? Kareka ngende bindeba ibitanda nkareba he ku ruhande. Ikindi sinjya mvugana n'abasazi nkawe. Hako se wa mugabo ni igicyo uri gushingiraho gituma undeba ukabona ndi umusazi n'ibyo nkora byose ukabonamo ubusazi. Uriko nibyo ndi kuvuga nta logique bifite ku buryo ubona ndi umusazi ngewe. Umva rero wa mugabo ngereka mubwire impamvu yemeye ko utari umusazi nuko uri umusazi. Nawe uramutse wemeye ko uri umusazi waba uri muzima. Hahiye koko. Reka mbikwemereye yuko ndi umusazi ariko ntega amatwi umva akantu ngiye kukubwira kamwe sibyo? Uriya abantu bose bariho ubuzima babamo ibintu birirwamo bashakisha ubuzima bemera kuba abasazi. Abantu bose bariho n'abasazi gusa ikintu barutanwa ni ugufata icyemezo. Wa muntu uzabona ari gutoragura amashashi za Nyabugogo yirenze ibintu yikoreye ibintu by'ibicupa n'ibindi bidasobanutse, uri icyabarusha abandi ni ugufata icyemezo yaremeye ko ari umusazi. Naho abandi twese turabasazi batarafata icyemezo. Niba ari ibyo wavugaga ndabyemeye ndi umusazi nawe uri umusazi. Oya ngiye nta ndi umusazi ahubwo weho wemeye ko uri umusazi kandi ko kuri umusazi ahubwo musaba akantu kamwe. Nsaba akantu kamwe? Nkasaba akantu kamwe. Oya we nyemera niba uragakora ubu ntakwereka. Okay, bari akari bugufashe kukwereka ko ari musazi cyangwa ari nge musazi ako ndagakora rwose. Okay. Uri ready? Ndi ready nta kibazo. Okay, nkurikira. Hase wa mugabo ngiye mbonye uri kunzengurutse ino nzu ariko ikintu ugamije nicyo ushaka kunyereka ntabwo ndi kugisobanukira. Sirebe byose tuzengurutse naye njya gusa nuko byatangiye nzenguruka iyi nzu yose kandi nazenguruka ndakisanga ndi muri KS Ndera. Ahubwo nawe ushatse wagenda ubu ngo bitaye byakomera. Urumva wagenda ubu bitaye bya nanjye nuko byatangiye go nzenguruka ni ninzo naye nzenguruka. Ubu ninzi gose nazengurutse yose ndahera. Ubu ngubu wasaze none. Ahubwo nagenda muri KS Ndera abakwene mu kwene. Oh no. Genda giye vuba vuko amasaha aragucika. Niko biragumya bigenda birushaho kwiyongera.